Ndabasuhuje mwese, nk'uko mwabinsabye ko ikiganiro cyo gutwara imodoka twagisubiramo kubera yuko amajwi atumvikanaga neza mu kiganiro cy'ubushize, uyu munsi ndagarutse kugira ngo twongere dusubire muri cya kiganiro cyacu. Hanyuma rero tugiye gutangirira nanone ku buryo umuntu ashobora guhagurutsa imodoka. Ni ukuvuga ngo tugiye gukoresha vitensi ya mbere ndetse tugerageze no kugaragaza uburyo umuntu ashobora gusubiza imodoka inyuma. Reka rero dukurikire uko ikiganiro cyangwa se uko igikorwa kigiye kugenda. Njye muri kumwe ni Mugisha Marie Louise, kandi uramutse wifuza kwiga imodoka cyangwa ushaka kuza gukorera ibizamini i Muhanga, wahamagara kuri nimero 0788 50 15 53. Nzakwitaba kandi nzakwigisha neza, ni karibu iwacu. Rero nk'uko maze kubivuga, reka dutangire turebe uko umuntu ashobora guhagurutsa imodoka ye, hanyuma tuzakurikizaho kureba uburyo umuntu ashobora gushyiramo izindi vitensi. Umuyobozi w'ikinyabiziga iyo yinjiye mu kinyabiziga, ikintu cya mbere akora ni ukuringaniza intebe ye, akareba ko intebe ye iringaniye neza ku buryo ashobora gukandagira pedale zitamugoye. Nk'uko twabibonye ubushize rero, pedale ni 3. Hari amburiyaje, ni iyi nkandagijeho ikirenge aha ngaha ibanza ibumoso, hagati haba harimo feri ngiyi, hanyuma ku ruhande rw'iburyo hariho umuriro, uyu nguyu. Mu bintu byose rero tugomba kwitondera ni umuriro, kuko umuriro mwinshi uteza impanuka. Rero iyo umuyobozi w'ikinyabiziga amaze kwicara mu modoka kandi akaba yamaze kuringaniza intebe ye ku buryo abasha gushyikira pedale, yambara umukandara. Umukandara uturinda igihe cyose umuntu yaba agiye gukora impanuka, uragufasha bigatuma utabasha kugwa kuri vola. Iyo umaze kwambara rero umukandara wawe, ukandagira amburiyaje ukayigeza ku itapi, warangiza ugafata na feri ukayikomeza, hanyuma ukatsa imodoka. Wamara kwatsa imodoka, urumva ko imodoka yacu turayakije. Iyo umaze kwatsa imodoka ukuramo feriyamu. Feriyamu nababwiye ko hari feri y'intoki umuntu ashyirishamo intoki cyangwa se akayikurishamo intoki. Iyi ni feri ifasha ikinyabiziga guhagarara ndetse kigakomera. Vitensi ya mbere. Reka turebe uko umuntu ashobora gushyiramo vitensi ya mbere. Gushyiramo vitensi ya mbere rero, uba wahejeje amburiyaje hasi ku itapi na feri, warangiza ugakuramo feriyamu. Wamara gukuramo feriyamu ugafata kuri roviye yawe ukakiyegereza. Wamara kwiyegereza neza ugahita ujyana imbere. Ni ukuvuga ngo wegereza itako ryawe, tubisubiremo, wegereza itako ryawe wowe muyobozi w'ikinyabiziga, warangiza ugahita ujyana imbere nta handi hantu ukase. Iyo rero umaze gushyiramo vitensi ya mbere wakuyemo na feriyamu, utangira koroshya kuri feri. Iyo rero ahantu haterera, ubanza kuregera imodoka ho gatoya, uzamuyeho gatoya kuri amburiyaje. Wamara kuzamuraho gatoya kuri amburiyaje, ukoroshya kuri feri, ukava kuri feri ukajya ku kariro. Wajya ku kariro, imodoka yawe igatangira ikagenda uyobora neza kugira ngo imodoka yawe idatana. Murabona ko ubu ngubu imodoka yanjye irimo iragenda, ngahagarara. Ubu umaze guhagarara, mberetse uburyo dukoresha vitensi ya mbere ugahagurutsa imodoka yawe. Ni ubu buryo bikorwamo, nta birenze birimo uretse gushirika ubwoba, ubundi ukabikora. Nk'uko nakomeje kubivuga, ukeneye kwiga ikinyabiziga wahamagara kuri 0788 50 53, tukagufasha ukiga neza uko bikwiriye.
Reka tuze turebe uburyo noneho dushobora gusubiza inyuma ikinyabiziga cyacu. Gusubiza inyuma ikinyabiziga. Imodoka yacu iba iri kwaka, hanyuma tuba dukandagiye n'ubundi amburiyaje iri ku itapi, dufashe na feri. Twarangiza tugakuramo feriyamu, hanyuma tugafata ya roviye yacu iba iri muri puwemoro, hanyuma tukegereza noneho roviye yacu ku ruhande rw'umugenzi, tukayisunika rwose ikagerayo hirya. Twarangiza tugahita tujyana inyuma ako kanya. Murumva ko harimo n'akamenyetso kagaragaza ko imodoka yacu igiye gusubira inyuma. Dusubiremo, imodoka yacu iri muri puwemoro cyangwa se iri mu yindi vitensi. Ubu ngubu ni uko nari mpagaze, ugasubiza muri puwemoro, wamara gusubiza muri puwemoro ugahita ujyana ukegereza umugenzi, ugahita usubiza inyuma tuduruwa nta handi hantu unyujije. Hanyuma ukoroshya kuri amburiyaje yawe. Iyo umaze koroshya kuri amburiyaje yawe, ukoroshya no ku gaferi, imodoka yawe ihita isubira inyuma. Murabona ko imodoka yacu yasubiye inyuma. Rero ni uku nguku ikinyabiziga gitwarwa, ushaka guhagurutsa imodoka cyangwa se ushaka kuyisubiza inyuma. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri Narada Golden TV. Mukomeze mukore subscribe, musharinge, kandi n'abashaka kuza kwiga ikinyabiziga ni karibu iwacu, tuzabigisha neza ku buryo muzavamo abayobozi beza babereye u Rwanda. Mukomeze kugira amahoro, kandi Imana yacu ikomeze kubaha ubugingo n'amagara mazima. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.